twiwe washaka ariko se amafaranga kugenda muriye nanga nge ntabwo nakubwiye ko nge nangeze murya amafaranga nta mafaranga nge nigeze murya nge nkubwiyeho amafaranga ari nta mafaranga ye nigeze murya ntabwo bufite ntabwo bamfite azageyo kuko ndikumva nge amafaranga ndahakana nge amafaranga uwemere cyawo ntabwo se cyawo umuntu akemera gisingiza imikana ko amafaranga atigeze yama kandi ntago amafaranga afashe ngo yabe twafatanyije business igihe business imwe yahombye ntago bivuga ngo ufate ngo mute subiza amafaranga ni yitone tuzahana igihe nzabona amafaranga ngenza yamuhereza bayikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza rero mwese aho muri abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje uyu munsi ndi kumwe na Mama Gaella Alice ndi kumwe na Alice ariko abamuzi kuri ndi zina bwo barahita bamwibuka tugiye kuganira ngira ngo muribuka kubushize twaganiriye nawe ndetse na wa masore twaraganiriye ku bintu bijyanye n'amafaranga ndetse na business nacyo kibazo kiri hagati yabo nicyo kibazo bafitanye niyo mpamvu rero uyu munsi twifuje ko tuganira kugira ngo twumve nyuma kiradihe cyangwa se ku giti cye wenyine icyo yadusobanuriraho kubera ko kiragiye uriya musore niwe waje ameze nk'aho ari kuvuga ibyamubayeho byamubabaje ariko dukeneye no kumva ku ruhande rwe ku giti cye icyo abivugaho nk'umuntu navuga ko ntago yamureze byo kumurega ariko nk'umuntu batanzeho ikibazo ko ari we wahemutse wamugiriye nabi wamwibye amafaranga runaka Mama Gaella nawe agiye kutuganiriza tubwire kuri we nk'umubyeyi nk'uko twari tumuzi cyangwa se Alice agiye kutubwira ku giti cye Alice uyu ngiye kujya kwita Alice noneho hari ikibazo nta kibazo nk'umubyeyi nk'uko tukuzi kuri umumama ufite abana n'umutware turagira ngo tubwize ukuri noneho uyu munsi uriya musore ntahari ntagakunyomoza dukeneye kumva ukuri kwawe wenyine niba ibyo avuga ari ukuri cyangwa nimba hari aho abeshya nimba byose akubeshyera niba byose warabikoze kuko hari abantu benshi batabashije kumenya ikiri hagati yanyu niba ari wowe ubeshya cyangwa niba ari ukubeshyera ubwo rero twagira ngo utubwize ukuri ibijya hagati yanyu niba koko ibyo avuga ari ukuri utubwire n'icyo ubivugaho nuko wabitekereje nyuma ya kiragiye sibyo turakwakiriye rero ngaho tubwire usuhuze n'abadukurikiye hanyuma utubwire uko byatangiye mbere dushaka kumva uko mwahuye ku giti noneho hari uwo bitubwira ibyo bya business ko mwabipanze nyuma bigera hafungwa nyuma ufata business wowe uratubwira uko byagenze ku giti cyawe tutagendeye ku byo yavuze muraho neza yegereza akamikoro muraho neza nongeye kubashimira akanya ngaka nta byinshi cyane mvuga ko biriya byinshi birahari oya nta byinshi cyane mugomba kubivugaho kuko kubera iki niba umuntu agira ati ndarega umuntu yaramemukiye yaranyibye ariko uguze gushyirwaho ubujura uri umuntu w'umumama ese ko numva uri kubitsindagira cyane nk'uyu ndi kugira ngo njye utubwire nyine njye ndi kuvuga nk'uko abivuze ariko turagira ngo tumenye ukuri ni ukuvuga ngo nta kintu uri bubivugeho kandi gikenewe Keza kugira ngo abantu baza bamenye kukuregera none reka ngenda ko wabaye umuyobozi ndavoka uravoka birakwiye ngenzi kwakira umutima w'umuntu ubabaye wese mbasha kumwakira no kumuganiriza niyo mpamvu rero bangana birakwiye ko ndabona buri munsi nigiye baza kuregera byabaye rimwe ariko Keza byabaye rimwe nuko bashaka iki muri byose ko turagira ngo tumenye nkawe Alice ibyo uvugwaho niba ari ukuri kubera ko ntabwo twifuza kuvuga ngo Alice ibyo bavuga ni ukuri n'ubundi ni umujura n'ubundi ni umubeshyi yabeshye undi mwana amwiba amafaranga amubeshya urukundo kandi ari umugore amubeshya ko ari umukobwa ibintu nk'ibyo
rero ni byiza ko yigeze akubwira ko twamenye nta mwana mfite, yigeze akubwira ko twamenye nabyo ngo azi, yarazi ko ngura umukobwa, yarazi ko ndi umukobwa. yego ngo ntabwo amubwiye ko ufite abana. Nari kubimubwira ategeza bimbaza se, cyangwa mbona nta mwana asanga turi kumwe. Ibyo umwana ntabyo yambwiye yabonaga, ntabyo yabonaga, ntabyo yatubwiye iby'umwana. Yavuze ko ngo wari umukobwa nyine ariko ukuze, abona ukuze, ariko ngo ntabwo wigeze umubwira ko ufite umugabo, ntiwigeze umubwira ko ufite abana. Reka ariko turagira ngo twumve wowe ibyo uzi byabaye, niba ntacyo bigutwaye we watubwira ibyawe, ukavuga uti ibyo nzi byabaye n'ibi n'ibi, ibindi avuga ntabyo nzi, kugira ngo twumve hatagira hari ukuntu umuntu agendera mu kigari, kugira ngo nyine utagendera mu kigari ugasanga n'ibyabaye ntabyo wakoze ubigendeyemo. Twifuzaga kumenya ntawe uko tukuzi niba koko ibyo bintu warabikoze cyangwa niba araho yakubeshyeye. Nuse amafaranga akubwiye ko aranga muri kumara mutsindagira, urumva nta mubare runaka avuga, ariko avuga ko ari menshi. uriya musore twarasima kandi ko twamenyanye pe, tumenye mu gipangu ahantu twari dutuye, nawe niho yari atuye. Mu kumenyana nawe aza kuza kumbwira ko hari bizinesi ashaka gukora. Ubwo we yaje gusanga mu gipangu, yansanga mu gipangu aho twabaga, nawe yaje ariho akodesha aho ngo twabaga. yego Aza turamenyana, tubaho n'inshuti ye, twabayeho n'inshuti. Tumaze kumenyana araza tuvugana bisanzwe, aza kumbwira ko ashaka kuva mu cyaro, ariko kuva mu cyaro ashaka kuzavayo, ashaka kuzaza afite business agiye gukora. Ubwo ndamubwira wumva wakora iki, ko nanjye igitekerezo ndamubwira ati mbwira numve, ko nanjye numva mu kazi nkora nshaka kuzakavamo, nanjye nshaka kuzishingira business. yego Mbwira numve iyo business ko twahuza tugafatanya. Aza kumbwira tujya inama, ndamubwira tubanze ujye gushaka amafaranga. Aza gushaka amafaranga, araza arayabona, ntago ari menshi igeze abona, kuko nanjye amafaranga se nk'uko bivuga yakuye mu bintu yari afite mu cyaro. Amafaranga urumva twatubwiye ko yagiye yari afite nimba ari ingurube, yavuze ingurube ni ihene, sinzi amatungo yari afite n'ingurube ahari mu cyaro, ngo aragurisha kugira ngo abone amafaranga yo kuza gushinga business. nawe yego niko byagenze. Yego ubwo ni wamugiriye inama n'ubundi ngo agurishe ibyo? Ntabwo nge nigeze mugira inama ke, icyo kintu nakikubwiyeho. Yarambwiye ngo arashaka kuva mu cyaro, yego ariko kuva yarashaka gushinga business. Yego inahangaha nanjye asanga ari igitekerezo cyo gushinga business, n'amafaranga nari mfite tugihurizaho. Amafaranga wari uyafite wowe? Yego nari nyafite. Yego ubwo araza ndamubwira ati wowe banze ujye gushaka amafaranga, numara kuzana amafaranga business tuzayigaho wayazanye. Kumwe iminsi nyine nyine kwaho inshuti tuvugana nyine tukabishuti nyine ku mafaranga ajya kuyazana, ayazanye dushaka gushinga ibintu by'akabari. Ariko mwari mwabiganiriyeho? Twari twabiganiriyeho nyine, namubwiye ngo nagenda banzana amafaranga, namara kuzana amafaranga twige kuri business. Yego agenda arayazana, asanga nanjye hari make nanjye mfite, duhuriza hamwe. Rero mwahurije hamwe mu buryo bwo gufatanya? Twarafatanyije vuga ngo tugabana inyungu. Ubwo mwafatanyije business muri babiri? Twari turi babiri. We rero ntabwo yabivuze gutyo, we yatubwiye ko business yariye. Oya, yafashe ashyizemo amafaranga ye. Oya hari ibyo babwiye by'ukuri, ibyo ngibyo yarababeshye, kandi n'ejo nize ko nabibasobanuriyeho. Ngiye yazanye amafaranga, duhuriza hamwe, uvuga ko tuyatugabana inyungu twese twungutse. Ariko yatanze nagagana nayawe cyane, warabizi ko twe twanganyije, niyo twe yatugabana inyungu tutaranganyije. Yego ubwo ngubwo amaze kuzana amafaranga turateranya, tujya gushaka inzu, turayibona. Tukimara kuyibona usikiye tugiye dufatanya, cyo navuga n'ukugura kontwari yayiguze wenyine, ariko ibindi byose kwishyura inzu, kugura amakesi, kujya kurangura twe twaranganyije. Icyo yashyizemo kiwe na n'isani ni amezi amaboko yanjye abiri,
ni kontwari yaguze wenyine gusa ariko ibindi byose amafaranga twese twaranganyije. Okay, muba murakoze business birakunze bigenda neza, hanyuma ibyo gufungwa sinzi nabyo bitubwireho udukomereze nyine kugeza kuri uyu munsi ko byarangiye. Ibyo gufungwa byo yarafunzwe. Mwarakoranaga n'ubundi mugikorana? Yaraje akimara kuza abakiri baraje bararwana. Bakimara kurwana ajya kubakiza. Agiye kubakiza ubwo ngubwo bahise bahindukira barimo bararwana, bo barangije bo barafata basa nkaho babihirikiye kuri we kuko umwe yarakomeretse. Akomeretse uwo yagiye gukiza aramwitaza avuga ko ari wamukomerekeje. Ari uriya mutipe wamukomerekeje. Mu kujya gufungwa nuko yagiye. Yego. Nuko yagiye afungwa amezi 6. Yego n'amezi 6 yafunze. Ntago mbyibuka neza wari amezi 6. Ariko niko yatubwiye. Ariko nzi ko nagiye kumureba kuri gereza. Hanyuma akimara gufungwa nk'umuntu mufatanyije business hakurikiyeho iki? Wakomeje gukora byagenze gute? Mu gukomeza gukora narakomeje ndakora. Ariko kwa kuvuga ngo ndi njyenyine byakomeje biranga. Biranga bimaze kwanga ntangiye kujya mpomba kuko kenshi cyane rero wamfashaga yaje ngo ntago nakomeza guhomba ibintu nza kuza kubigurisha. Nze kuza kubigurisha njyewe ntago nongeye kuko nagiye kumusura kuri gereza rimwe. Aho ngiye kumusura kuri gereza rimwe ntago twongeye kubonana. Ubwo nanjye nese nkomeza gahunda zanjye nawe akomeza gahunda ziwe. Gahunda zirecyanye niyo business. Turangije ntago ari gahunda zegereye business. Ko nanjye nese njya gukora ibindi kubya akabari byaranze mbona n'induru ibyo kurwana kuba ukwenda ko bahatinye gabona ko ari umugabo ko batangiye nge muna ntago nazabishobora. Bitamita kubigurisha rero. Mbigurishije telefone yanjye ndumva yaranze ntago yigezamo amagara mu gufunga ko nge nagiye kumusura rimwe. Rimwe yonyine nagiyeyo. Nawe ntago yigezamo amagara kuri nuko ejo undi yigeze avuga ngo aramagara nkamukupa ntago yigezamo amagara n'undi munsi n'umwe. Yego. Ahubwo ejo bundi nibwo nabonye umpamagara wari umuntu uri kunshaka. None uko wumva ukabare nyine cyatangiye kwanga ukahita ubigurisha, wibukaga ko uko byabingana kose ufite umuntu mubifatanyije kandi ufite umuntu ugomba nyirabyo. Keza hari amafaranga yahombye byarahombye. Ntago amafaranga yiwe ayo twafatanyije nawe nahombye ndumva twe nzamusubiza amafaranga yiwe ariko tuvanemo nawe nahombye nawe nishinze. Yego. Mu gihe adahari narahombye. Urahombye. Yego. None amafaranga ari kukwishyuza ugomba kumuhereza byo rabivuga hiki. Ako kabara avuga wahombeje business ye wahombeje wagurishije ukayiryo ukayimara ukashyira ngo umugabo wawe n'abana byo bivuga hiki. Ariko se ke yigeze ku amafaranga ubundi akubwira ko numva yagize amafaranga menshi cyane. Amafaranga yagize menshi cyane nangaye. Ntago yigeze avuga ngo naya umubare. Ntayo yavuze. Yego igihe atakubwiye umubare nuko afata ibintu ngo bitsikamira umva ko amafaranga ari menshi. Amafaranga yari makeya twarafatanyije azaza avuga amafaranga ayariyo ariko ngewe nzi ko gahoro gahoro nagira musubiza makeya ariko yose ntago ariko namane nge nayo mfite. Yego. Avuga ko ashaka kuzakurega nota yamuha. Namuhaye courage azagenda ubuse niyaje kukuregera. Gize ngo byarangiriye ahangaha. Arande ntabwo none wategereje hande kujya kurega. Wibifata nkaho yaraje nawe wibifata nabi ntabwo yaraje kundegera. Urumva ikintu cyari kimuzi. Yataza kuza kukuregera ntabwo aba yaranshakije ahantu n'abandi ntabwo yaraje kuncisha hano kuri kamera. Yego n'ijuru narabikubwiye. Ikosa yakoze mu buzima niyo kunzana kuri kamera. Tujya gufatanya business ntawe twe duhura kuri kamera. Yego. Nicyo muhora se? Nicyo uri kumuhora? Nibyo arabimuhora kuba yaraje hano. Kuba yaraje kavuga ati kanaka dufitanye ikibazo iki n'iki nagira ngo mumfashe kwitangazamakuru nabyo uri kubimuhora. Ikosa yakoze ni rimwe naryo ririmo. Ntabwo yigeze yakunshaka. Hari abantu twari tuziranye, hari ahantu nacururizaga n'ahantu twaga mu gipangu best cyane baza ahantu nawe kuza kuncisha hano kuri kamera. Yego. Ko biri kose ntago twajya kubitinda kubera ko ntago hari ngo bitubwira ariko afite impamvu. Ubwo mu bintu byose yavuze ndumva byose wabitesheje agaciro
ibyo kuvuga ko wamubeshya urukundo ukamurya amafaranga ye, ko wagira ngo umurye udufaranga twiwe, ko washaka. ariko se mu mafaranga kugenda muriye nanga njye ntabwo nakubwiye ko njye nangeze murya amafaranga, nta mafaranga njye nigeze murya, njye nkubwiyeho amafaranga ari, nta mafaranga ye nigeze murya. Mukabyarama cyakora njye icyo mbasaba bizagarukire hafi ko dushaka kuvuga ni hafi gute? Nyine urwego numva aba yarakaye ntimuzatume bigera kure. Aha. Nabishaka bizagera kure kandi nabishaka bizakemukira hafi. Nawe nuko avuga ati nabishaka uriya mugore bizakemuka cyane. Icyambere avuga ati njyewe umuntu yambeshye ko ari umugore. Arambwira ati ko ko umugore ni ikosa. Si ikosa. None nyine ngo nuko utabimubwiye. Nuko nigeze mubibwira. Ko kujya mumubwire bigende gute? Umva nk'umuntu mwari muhuje byose. Nk'umuntu mwari muri mu bushuti burenze kuko yatubwiye ko mwateganyaga no kubana, ariko niko kuri nako ke unyinjirira mu buzima, ibyo yakubwiye nibyo by'amafaranga ujya kunyinjira mu buzima bwanjye bwite. Ese tuvugisha ukuri, ubuzima bwawe bundi uri guhisha nubuhe? Niba tuzi ariko se bite byawe nuko muri kukubaza ukavuga ngo turi kwinjira mu buzima bwawe, kandi n'ubundi ubuzima bwawe bwansanze hano. Ibyagusanze aho ngo ntabwo ubuzima bwanjye bwite byagusanze, n'amafaranga byagusanye, ntabwo ubuzima bwanjye bwite bwagusanze. Ushaka kugira ngo munyinjire mu buzima rero. Ubuzima bwawe burambwira buti dore menya ko yitwira izina runaka, twari kuzaremenya. Courage rero, courage we nawe. Ya ntanjye nawe ntanjye nawe. Njye nawe turahuzwa n'iki? Nise uko numva utangiye kwinjira mu buzima kandi by'ubuzima by'imigeze muvuga ko twavuze ku by'amafaranga, ibindi by'ubuzima bwanjye bite ko umugore ntago ari ikosa, sibyo? Cyane ntago bizoroha uko nabishaka bizoroha. Kuko aragira ati njye ndafunguwe, njye nta buzima mfite, ntaho mfite najya njya saa sita, nta kazi mfite najya nkora ku buryo nahita mpembwa. Ati uriya mugore agomba kunsubiza amafaranga yanjye cyangwa tukajya mu buyobozi. Azajyeyo? Ntabwo bufite. Ntabwo mfite azajyeyo. Kuko ndi kumva njye amafaranga ndahakana njye amafaranga uwemere cyawo ntabwo se cyamuntu acyemera. Gisingiza imikana ko amafaranga atigeze yama. Kandi ntago amafaranga afashe ngo yabe twafatanyije business. Igihe business imwe yahombye ntago bivuga ngo ufate ngo mute subiza amafaranga. Ni itone tuzahana igihe nzabona amafaranga ngenza yamuhereza. Hari kibe gihari. Ko biri kose nawe ni umuntu mukuru. Kandi ntago ushaka gutungura umuntu ngo mpereza amafaranga ngo tuyaho. Yego. Nanjye sinzi umubare niba ari miliyoni 10 niba ari miliyoni 5 simbizi. Ariko yari yose ntago miliyoni. Ako twa dufite hotel ntago twa dufite akabari. Ntago ndi kumva turatandukanye. Ushaka kugira akabari ukagashinga mu 1500 ugashinga akabari bitewe n'akariko naho kari. Ushaka kugira miliyoni 5 cyangwa 10 cyangwa 40 ukagushingamo akabari. Ushaka ufite ibihumbi azabanza kubwira umubare w'amafaranga, ariko ikizima ngewe nuko amafaranga ngiye twafatanyije na Daigwa kana amafaranga bashaka kujya ndumva yaraje ukuregera n'ahandi hose azahagera ingende nditayari kwitaba. Twagira ngo mufite ikindi kintu mwapfuye tutazi. Hari ikindi se yakubwiye byose ukabikubwiye? Hari ibindi yakubwiye? Ibindi yambwiye ariko nkurikije amagambo bikuvuga uri gukoresha nkangira ku magambo we yatubwiye ubushize mpita numva ko harimo ikibazo, kwakirimo ikibazo hagati yanyu ko muri babiri. Sinzi niba uko mbyumva nawe ari kubyumva, ariko uko uri kwisobanura nuko we yabivuze uhita ubyumva ko hagati yanyu ko muri babiri harimo umwe yigiza nkana, niko nabivuga. Ndumva ko nta kindi kibazo cyaba kinarimo, ariko nta ikibazo yakubwiye ni kiriya kandi nzi ko nge nawe tuzagikemura. Muzahura mu bikemura. Uko twahuye niko tuzakemura n'ikibazo cyacu. Yego. Abantu mu bibazo biba bikomeye, biba ari byinshi. Abantu bagenda ariko barashize, buri muntu agendana agasaraba ke, buri muntu agendana agahinda ke, buri muntu agendana ibibazo bye. Ariko buriya ibibazo birarutana. Mu bibazo waba ufite cyangwa waba ugira, havuyemo ikibazo cy'umugore wawe, kavamo icy'umugabo wawe, umenye ko hagaze neza. Kubera ko hari abagabo utareka no gukeka.
kandi ariko ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? nta kintu nshatse kuvuga, ahubwo mu biryo byose byabaye umutware ntabwo yigeze abimenya. Urashaka kugera kuki? Imana yanjye sindagera ku giki, ndakigeraho, ndi kukubaza nyine, nta kindi nshaka kugera ku iki gikiganye. Jyana ayo ngayo umubwira ayo ngayo nta kindi. Amayinite amakuru yego hakagira inkuru yego njyana ayo ngayo njyanayo nta yantu ukeneye kumenya arenze ayo ngayo. dukeneye ubwo uzajya yatubwira ko udashaka kuyatanga yose neza, ubwo tuzajya twumva azajya atubwira, kuko niwe ubabaye. Urumva iyo umuntu hari igihe umuntu akugana ababaye ukumva agahinda ke, urumva ntabwo umuntu yavuga ati mfite ikibazo runaka, mfite umuntu dufite ikibazo iki n'iki, ngaho kugira ngo umwumve uhita uvuga ngo hoya ngo sinkeneye kubyumva. Niyo mpamvu igihe umuntu ambwira ati mfite ikibazo runaka nkacyumva, ariko nkakenera no kumva ikindi kibazo wawe ndi wundi ikindi yabivuga. We ntacyo ufite, wowe se ko amafaranga ko nyine ari wowe wayasigayemo nawe ufitemo ayawe. None se iki ni ikibazo ushaka ni kumenya ni iki? Uriya musore kagira ati ndafunguwe nta na pisi mfite aho kuba, genda umucumbikire, umubagenda umucumbikire, ndamucumbikira namumenye imbere yawe. None se aho bigaragara nkaho mufite naho munaziranye ndamucumbikira muri iyo business yanyu, hari n'ifanta nafashemo. Oya musa nkaho muzanye cyane birenze, ahubwo ntago tuzuranye cyane, nuko umuntu abona umuntu ababaye akavuga ati reka muha amatwi, kuko nta kindi wamukorera. Twe twamuteze amatwi, aradusobanurira, tubwira uko ikibazo kimeze, aransaba ati uriya mumama niba ari umumama uzampuze nawe nge mwibwirire, mwarahuye wumvise waraduhuje warakoze. Rero impamvu uyu munsi nifuje ko tuvugana, nari navuze ni cyagiye mwahuye muri babiri kandi tukuturaho ibintu utaruzi ibyo ari byo, nkubwira ko ndi kumwe n'umuntu utazi ikigiye kukubaza. Ndavuga ni rero uyu munsi dukwiye kuganira ko adahari, niba hari n'ibyo watinye kuvuga ukabitubwira, wenda ukatubwiza ukuri kose gushoboka, sibyo? Niba rero utubwije ukuri simbizi, niba hari ibyo duhishe nabwo simbizi, ariko buriya kuvugisha ukuri nibyo byiza. Keza ibyo nakubwiye nibyo ngibyo, nibyo ngibyo. Ahubwo wenda ushaka kugera kure kuri ibyo yakubwiye. Yego yazanye ikibazo cy'amafaranga, nta kindi kibazo cy'amafaranga, nta kindi kibazo igeze kuzanira aha ngaha. Ikibazo nyine yakubwiye ni bibiri. Yego hari ikindi kibazo kinoshomoye ikindi ni bibiri. Yeha ikindi kino cy'iyo business ari nacyo cy'amafaranga, n'ikindi cy'uko uri umugore kandi yarasukura umukobwa, ni bibiri. Ariko icyo cyo kuba umugore byo ntaga bitindaho cyane, kubera ko naro ubitindaho ko atabitinzeho rero. Nanjye sinabitindaho. Ubitindaho rero nkuko nawe atabitinzeho nawe ubitindaho. Yego nabivuyeho. Biveho. Ariko ubwo niba ibyo tubwiye twizeye ko ari ukuri, uko niko kuri kwanjye. Ubwo niba batari ukuri, uba atari ukuri uzashaka ukuri kwawe. Nge nakubwiye ukuri kwanjye nawe uzashaka uzanye niba ushaka ukuri kwawe. Nzashaka buri umuntu niwe ukubwira ati iki kintu nicyo cyangwa si cyo. Niba ari ukuri ni byiza, biba atari ukuri nabwo ubwo mwebwe ubwanyu mwazabyikemura, kuko nta ubushobozi bwanjye naba mfite bwa burangiriye aho. Yego nanjye nkuko niko kuri kwanjye nawe uzanye ushaka ukuri kwawe rero. Ukuri kwanjye nakukubwiye, udashaka kumva ukuri kwanjye ufite ukundi ashaka kukubwira kurenza ukwanjye, ni uko nkuko nkubwiye. Hari ikintu ushaka kumenya? Yego ukabyara we nta kindi nshaka kumenya n'ibyo. Ariko uvuga nabi, uzi ukuntu uri kumbwira nabi. Oya ahubwo wowe singiye icyo ushaka kugeraho, kuko wowe buri gihe ushaka kunsindagiraho ibintu ibi. We nakubazaga mama, nago navuze ngo wakoze ibi, navuze nti byagenze bite kandi udusobanuriye. Ubwo rero abantu mudukurikiye mwumvise uko byagenze. Ubwo ibindi kuko mbona mudashaka ko bikemuka muzabyikemurira. Yego tuzabyikemura, nge nawe nuko twahuye nuko tuzabikemura ibyacu. Ko amafaranga nzayamuha ni nge ukuze, kandi nawe tuzabivugana. Wemeye kumusubiza? Mva ujye utangiye, nge nkubwiye ko nzamusubiza, nkubwiye ko tuzabyikemura nge nawe. Uravuze ngo amafaranga uko uzayamuha, nge nta jambo rincika. Amafaranga uko uzayamuha ngo niko bizagenda. Ni nge ukuze. Yego ntago wowe sinzi, nashaka kuzabishyira kuri kamera azabihashyire. Yego
tuzabyikemurira njye nawe. hari n'ukuntu uganira n'umuntu ukumva ashaka ko muganira, uzi ko uganira utashaka ko umuntu muganira, umuntu muganira ariko ukubaza ukajya usubiza nabi. Icyo kibazo ngiye mwazanye, icyo kibazo ngiye mwana yarantunguye kunzana kuri kamera, yo ntabwo nari mbyiteguye. Yego kamera se katari ubwa mbere ugiyeho, ibyo wabimurenganyiriza? ntabwo ari ubwa mbere, sinubwa nyuma, sinubwa nyuma. Yego ariko ntabwo icyo kibazo ari kuma kukizana ahangaha, ngiye ari kunshakisha, yamara kunshakisha tukakivugana, abo kunzana ahangaha nk'ubye nose ubundi mbere ajya kuzana hano yiza kugira ko yizana nshaka, ajya kugushaka yigeza kugira ko ngiye yanshatse mbere kugira ngo waza gushake. None se ibyo kugushaka byo ntabwo twabivuzeho, nta nubwo nigeze mbimubazaho kuko yaje avuga ati ndababaye bimeze gutya na gutya mitaka. Yego ibyo kugushaka byo ntabyo namubajije. Yego hari ijambo urumva rero umva ko ngo kumbwira ngo nabasubiza neza, basubize neza kuruta uko uhese kugira ngo mbabwire gute mbasekere se, mva se nyibishimishije. None se wiseka kiso mushaka kugira ngo mbasekere nanga nabasekeye. Nuseke we oya we nuseke avuda seka. Ariko hari ijambo wumva wamubwira? Ijambo rihere rigenda ushaka kumubwira iki? Ndakubaza nawe umbaze. Oye nge ndumva nta kintu nge namubwira.